Urabizi neza ko iyo wari ufite digiri iri hasi ukajya kwiga ukongera digiri, umushahara uhinduka cyangwa se umushahara ugenda usatira digiri ufite. Bivuze ngo iki? Bivuze ngo wongeye urwego rw'ubumenyi wari ufite, uzamura ubumenyi wari ufite. Bivuze ngo n'agaciro kahita gasa nkaho kazamutse. Yego, hari post ejo bundi na postinze, murayibona hano hejuru. Iyi post nayipostinze, mushuti wanjye arareplying aravuga uti ntabwo ndi gusobanukirwa neza ikintu bishatse kuvuga. Rero iyo post iravuga ngo what you know determines how far you go. Ibyo uzi nibyo bigena kure wagera. Ibyo bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo urwego ubu ngubu uriho ni ukubera ibyo uzi. Yego, bivuze ngo niba urwo rwego uriho ari ukubera ibyo uzi, bivuze ngo anytime wakongera ibyo uzi wajya ku rwego rurenze urwo ngurwo. Bivuze ngo nta nubwo ushobora kujya ku rwego rurenze urwo ugifite ubumenyi wari usanganywe. Birashoboka wajyayo, ariko ntago uhatinda kubera ko aho hantu ntago uhakwiye cyangwa ntago uhamerita. Mindset yawe, imikorere yawe na skills na knowledge, ibintu byose ntago bikwiye uwo mwanya urimo. Bivuze ngo ibyo uzi nibyo bigena kure ushobora kugera. Aha, ndabisobanura gutya. Ubundi uko ugenda wongera ubumenyi niko ugenda ukura mu mitekerereze. Uko ukura mu mitekerereze niko ugenda uhindura uburyo ukoramo ibintu. Muri hanganaho gatoya imvura iri kugwa. Niko ugenda uhindura uburyo ukoramo ibintu. Uko uhindura uburyo ukoramo ibintu niko noneho ugenda ubona uburyo urwego uriho ushobora kuruhindura ukajya ku rundi rwego. Bivuze ngo iki? Izi video ziba zivuga ukuntu wakora, washyira intego ku murongo, ukuntu wakomeza urukundo rwawe cyangwa se ibijyanye n'umubano, uburyo wafatamo amafaranga yawe neza, urwego ukoramo ibintu, yewe n'amafaranga wakira cyangwa se amafaranga uhembwa. Ni ukongera iki? Ubumenyi. Bamwe muri twebwe wenda b'abanyamashuri cyangwa se bagiye biga, urabizi neza ko iyo wari ufite digiri iri hasi ukajya kwiga ukongera digiri, umushahara uhinduka cyangwa se umushahara ugenda usatira digiri ufite. Bivuze ngo iki? Bivuze ngo wongeye urwego rw'ubumenyi wari ufite, uzamura ubumenyi wari ufite. Bivuze ngo n'agaciro kahita gasa nkaho kazamutse. Yego, bivuze ngo niba uzi amashanyarazi gusa biragoye. Gukora amashanyarazi gusa ntabwo bihagije ngo ukire, ntabwo bihagije ngo ubone amafaranga ahagije. Ahubwo amashanyarazi na business zo mu mashanyarazi, ese ko nzi amashanyarazi nzi kuyabyazamo business? Ese ko nzi amashanyarazi ni gute nshobora gucuruza ibikoresho by'amashanyarazi? Ese ko ninjiza amafaranga ni gute nshobora kwizigamira amafaranga? Amafaranga yakuzura nkagura iki? Amafaranga yakuzura nkizigamira? Amafaranga nizigamiye nkongera nkayagura iki? Ibyo byose ugenda utekereza ni ukubera ubumenyi bw'ibyo wiga, ibyo usoma n'ibyo uhora ureba buri gihe. Niba uhora ureba video zishekeje nka ziriya zo kuri YouTube, ubwo nawe nibyo uba utekereza gusa. Ariko niba uhora ureba video zaba ari abatipe baba barakoze ibintu bya danje, usoma ibitabo, wumva podcast, buri level yose uriho hari uburyo ushobora kuyihindura ukoresheje amakuru wakuye ahandi cyangwa se amakuru wagiye wakira. Amakuru wakiriye niyo agenda atuma uhindura imikorere y'uburyo ukoramo ibintu. Bivuze noneho nkugira inama, hindura uburyo wakiramo amakuru. Ntubaza gumara isaha imwe, amasaha abiri ureba ibintu bidafite umumaro. Tangira urebe ibintu bikwigisha, bikongerera ubumenyi n'ibitekerezo. Harimo kureba izi video n'izindi video zose zifasha, harimo gusoma ibitabo, harimo kumva audio, harimo kumva ubuhamya bw'abantu, harimo no kureba ibintu abantu abantu bageze ku bintu byinshi, ibintu bakora n'uburyo bagiye bakoramo ibintu. Kubiga niko kugenda wiga ubumenyi. Ejo bundi nasobanuye step 3 umuntu yakoresha kugira ngo abe successful cyangwa se abe umutsinzi. Iyo bita ni step 3: be, do, have. Become first, action second, third, result. Bivuze ngo ugomba guhinduka. Umara guhinduka, uwo uhindutse wakagukoresha ibyo uri gukora bigahita biguhereza umusaruro.
bityo bimara n'igihe kinini utarava muri uwo murongo wari urimo. So wikihutira gukora, ihutire guhinduka. Wowe wahindutse we rero, n'ubwo bumenyi bwose bigenda bizamura icyiciro uriho. Ndabakunda cyane. Ushobora gukora subscribe na like niba ukunze video cyangwa se ari indi video wagiye ubona kuri Farm Mindset. Ndabakunda cyane. Ciao.